Mu gihe wagiye mu rukundo hari ibintu uba ugomba kuba wakirinda se cyangwa se kuba wakorera umukunzi wawe kugira ngo bitamubangamira cyangwa se bibe byatuma umubano wanyu ushobora kuba wazamo ikibazo cyangwa se ukaba wazamo igitotsi bitewe n'ibintu runaka. Ugomba gutega amatwi umukunzi wawe rimwe na rimwe ukumva ibyo akubwira kugira ngo umurwanye cyangwa se nyine umubwire yuko bitari byo cyangwa se ibyo yakoze bitari byo, ahubwo ukamwereka yuko nta kintu bitwaye kandi ukamwereka yuko kuri wowe nta kintu nyine bigutwaye, nyine kuri we byose ari ibyawe. Icyo gihe umukunzi wawe azamenya neza yuko ibibi n'ibyiza bye byose ukwiye kubyakira kandi ubifata uko biri. Icyo gihe bimuha icyizere cyo kumenya neza ko mu bihe bibi no mu bihe byiza ushobora kuba uri kumwe nawe. Niyo mpamvu rero uba ugomba kumutega amatwi no kumva icyifuzo cye kugira ngo nyine akomeze akwizere kandi akomeze nyine akugirire icyizere cy'igihe kirekire. Mu gihe rero ufite umuntu mukundana cyangwa umuntu ugukunda, ni ngombwa kugira ngo umutege amatwi wumve icyo akubwira cyangwa se icyifuzo cye kugira ngo umenye icyo akunda n'icyo yanga. Icyo gihe bituma urukundo rwanyu ruramba kandi rukaba rwamara igihe kirekire, bigatuma nyine umubano wanyu ukomeza kuba mwiza cyane kurushaho. Gusa mu gihe utangiye kubona umukunzi wawe atangiye kujya ahindura imico cyangwa se imyitwarire, uburyo akwitwaraho, uburyo akwereka urukundo, uburyo nyine akugaragariza uko uri cyangwa se nyine atangira kujya akwereka ibintu ntibigushimishe, ni ngombwa kumureka kuko ntabwo ushobora guhatira umuntu kugukunda urukundo adafite cyangwa se kugukunda urukundo adashaka. Ntabwo ari byiza buriya kwinginga cyane mu rukundo, usange ufashe umwanya wawe urimo uringinga umuntu runaka iminsi ibiri, ibyo ntabwo ari ibintu wagakwiye kuba urimo. Niba ukunze umuntu ntibivuze yuko ugomba kuba igikoresho cye cyangwa se agomba kugufata uko yishakiye. Mu gihe ukunda umuntu nibyo ni byiza kandi ni ibyo nyine kubaha cyangwa gufatwa nk'agaciro kuko ibintu nyine wowe uba wamaze kwishyiramo wakunze umuntu. Niyo mpamvu nyine urukundo rujya aho rushaka rukajya n'aho umutima ushaka. Hagati aho ngaho nyine mu gihe utangiye kubona umukunzi wawe atangiye guhindura imyitwarire, imico, kukubabaza rimwe na rimwe, kenshi na kenshi ushwanashwana umunsi ku munsi, ugasanga uyu munsi mwashwanye muri gupfa ibintu by'amafuti bidafite shinge na rugero, ni byiza kumwihorera ugakomeza ubuzima bushyashya kandi abeza bavuga buri munsi. Nta mpamvu yo kwizirika ku muntu umwe, ntabwo ari we kamara kandi ntabwo ari we buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mu gihe ukunze umuntu ugomba kwihanganira ibibi bye, yego nibyo, ariko mu gihe ubona yuko adashaka guhinduka ni ngombwa kumureka kandi nyine ugatangira ubuzima bushyashya. Icyo nagusaba kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi, utuntu twiza tw'ubwenge nzajya mbagezaho tuzajya tubanezeza. Murakoze.